Ihe byiza mwese mukomeje kurikirana Ndizi Note, uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo twigishanye, ndahanga kugira ngo mbafashe byose kubigendanye n'umuziki, harimo gucuranga piano, gitari, ariko cyane cyane twibanda ku baririmbyi. Uyu munsi twaje tugiye kurebera hamwe isomo ry'ukuntu ushobora gukangura diaphragma yawe mu masegonda agera muri 3, kandi rwose bikaba byakora. Hari uburyo bwinshi ushobora kuba wakoresha. Ubwo mvuze diaphragma, niba utayizi ushobora kureba mu ma video yabanje, kuko ubu ngubu tugiye kureba imyitozo ushobora kuba wakora ukaba wayikangura. Iyo diaphragma iradufasha cyane rwose mu bigendanye no kuba twasohora ijwi ryiza kandi ijwi rifite imbaraga rimeze neza. Yes, no kuvuga ngo hari ubundi akitozo gatoya dushobora kuba twakora, kandi ako kitozo rwose ujye ukagerageza buri munsi. Nkuko murambi babwira, imyitozo uyikora buri munsi. Imyitozo ntago ari ukuyikora uyu munsi ngo uhite uyihorere ejo, ngo ejo bundi uyihorere. Oya, niba ushaka kuva kuri level imwe ukajya ku yindi level, biragusaba discipline. Ni ukubikora uyu munsi, ukabikora ejo bundi, bikaba ari ibintu byisubiramo. Ushobora kureba igihe ushobora kubonera umwanya n'ahantu ushobora kubona wakorera ibintu, ukaba wabifata ukaba wabishyira ku murongo. Aho kitozo rero nakaye, no kuvuga ngo no kuvuga tsa, ariko mu buryo buri short n'uburyo buri long. Yes, uburyo buri short ni diaphragma, bwo gukangura diaphragma, n'uburyo buri long n'uburyo bwo kuyifungura neza cyangwa se kuyistretchinga cyangwa kuyikwedura. Yes, tugiye kubikora rero nkuko nayo babwiye kubijyanye no guhumeka. Dufata ahangaha, fata hano hejuru na hasi, rero nuvuge tsa 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 tsa. Ubwo ni uburyo buri short. Tsa 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 tsa. Rero noneho tugiye gukora uburyo buri long. Tsa dusubiremo. Tsa ibi bintu kubikora neza, ubikora intugu zisa nkaho ziri hasi zitari hejuru. Yes, umeze nkaho uciye bugufi, intugu ziri hasi. Yes, ndakeka rero ako kantu kari bubafashe cyane. Nakitozo ko gufungura diaphragma, twiste diaphragma trigger. Diaphragma trigger idufasha gukangura iyo diaphragma yacu, igice gishobora gukipinga umwuka mu buryo buhagije kandi kikadufasha mu kuba twaririmba. Yes, iyi ni Ndizi Note nkuko dusanzwe tubikurikirana. Hanyuma niba wifuza kuba wajoininga VIP class, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description. Mukomeze kugira ibihe byiza.